Ndagushimiye inshuti wo dukurikiye kuri TNM TV online ngira ngo nguhe ikaze aho uri hose mu gihugu mu ntara enye zigize igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali. Waba uri mu diaspora igihugu cyose waba urimo cyane cyane abarundi b'abaturanyi bo tubasha no kuvuga ururimi rwenda gusa ndabasuhuje. Murabibona rero ntago ndi nyenyine muri studio ndi kumwe n'umutumirwa yatangira bibwira. Murakoze cyane nanjye nitwa Felix Iwacu. Ibindi muragenda mumenye ko dukomeza ikiganiro. Yes, ndagira ngo rero murabibona ni umukirigitananga cyangwa se umugitariste mu rurimi rw'amahanga. Nkuko mubizi rero TNM TV dufite intego yuko tugomba kujya tubazanira agashya buri munsi kandi abizi ko mudukunda. Ngira ngo nkwibutse gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo ubashe gukurikirana ikiganiro cyacu ku gihe kandi vuba. Ndagira ngo Felix utangire wibwira cyangwa se ususurutsa abakurikiye TNM TV mu buryo bwa gihanzi cyangwa se mu buryo bw'umwuga ukora. Murakoze cyane, ngiye kubacurangira muratungurwa. Mushobora kumva bavuze ngo ngiye kubasusurutsa mugategereza ko ndirimba, gusa ntabwo ndirimba, ibyo nkora reka mubibona. Yes. Arakoze cyane rero ndagira ngo abadukurikiye mwese mwabibonye ni ikintu kitari kimenyerewe cyane cyangwa se kitamenyerewe cyane mu muziki ko habaho umugitariste cyangwa se umuhanzi mu buryo bumwe cyangwa ubundi ukora injyana cyangwa se instrumental, sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda, sinzi nawe wamfasha uburyo mu Kinyarwanda. Instrumental twabifata reka tubyite nyine Ikinyarwanda kirakeri, ariko reka duse nk'abagenekereza tubyite nk'incurango, kuko igicurangisho ni iki ngiki, noneho incurango nicyo dutanga, reka tubyita gutyo. Good. Ntago byabimenyerewe cyane mu muziki yuko habaho umuntu ukora umuziki wo gucuranga incurango gusa itarimo amagambo ngo ibyara indirimbo muri rusange. Rero Felix ndagira ngo usobanurire abakurikiye TNM TV cyangwa se abanyarwanda muri rusange instrumentale isobanura iki, kugira ngo umuntu utazi instrumentale icyo ari cyo umusobanurire juste abyumve. Murakoze cyane. Akenshi nk'abanyarwanda tumenyereye ko tujya kumva abahanzi, tukumva indirimbo, tukumva amagambo, cyangwa murambabarira ndakoresha izindi ndimi kubera ko Ikinyarwanda cyacu hari amagambo amwe n'amwe tugenda tubura, ugasanga tugiye nko kudownloading indirimbo dushaka indirimbo zo kumva gusa, tukumva ko ari ngo umuziki ugarukira. Gusa umuziki ni ikintu kinini cyane, hahandi njye naricaye nsanga mu Rwanda nyine tubayeho twumva indirimbo gusa, turicara tukumva indirimbo, tukumva amagambo gusa. Njye naricaye nsanga hari ikindi kintu rimwe na rimwe kidufasha mu buryo tutabasha kumva, ariko turamutse duhaye umwanya tukabitekerezaho dusanga ko byadufasha. Nicyo gihe nicaye ndavuga se birashoboka ko nacuranga umuntu ataririmba, ariko umuntu akumva ibintu ndi gucuranga, akumvaho message, akumva icyo ndi kuvuga cyangwa akabikunda, agashobora gufata umwanya we akumva ndi gucuranga njyenyine, bikamushimisha kandi bikamunyura. Nanone mvuge kuri instrumental, ikintu cya mbere bifasha, hari igihe rimwe na rimwe ushobora nko kuba ukeneye indirimbo bitewe, wenda reka mvuge bitewe n'ibibazo urimo, ugashaka indirimbo ukayibura, ugasanga zose zirajya kugeza ku mutima wawe cyangwa gufasha umutima wawe, ari ugasanga aho zidevia kubera ko uwabyanditse ntago yari wowe, nta nubwo ari muri situation wari urimo. Ariko hakabigera n'ushobora kumva instrumental wayumva ukumva wowe ibashije gukora ku marangamutima yawe cyangwa kugufasha, ndetse ukayisanisha n'ibyawe neza, kuko nta magambo aba arimo, nta nubwo aba arimo andi marangamutima y'undi muntu, ahubwo usanga ayawe. Iyo niyo nshobora kwita instrumental mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Murakoze. Yes, arakoze cyane. Ndagira ngo ni ikintu nanjye ntarimenyereye mu muziki nyarwanda, gusa ndasobanukiwe. Ndagira ngo uyu munsi ntago turi bwibande ku magambo cyane, ahubwo turibanda ku bikorwa, kuko murabona koko twaje. Ndagira ngo ngere uduhe indi instrumental Felix.
mbere yuko ntangira kuyicuranga nk'uko nari mbivuze yangiye kubacurangira muryoherwe. Yes, arakoze cyane inshuti mukoze TNM TV online, ndabizi ko mwaryohewe kandi mumeze neza cyane muri aka kanya. Ndagira ngo nkwibutse mbere na mbere kugira ngo ukomeze ubone ibiganiro byacu ni ugukora subscribe of course, ukanakora like, ugasharinga ndetse na comment kugira ngo tubashe kumenya neza imva mutima zawe, tumenye niba twakoze ku mutima wawe cyangwa hari icyo tugomba guhindura. Ndagira ngo Felix duhe background gato yawe mu muziki nyarwanda cyangwa se mu muziki muri rusange kugira ngo abagukurikiye babanze banamenye Felix ninde, yaje mu muziki gute. Murakoze cyane. Amazina y'uko nabivuze nitwa Felix Iwacu, ndi umunyarwanda. Mbere na mbere njya kwisanga ncuranga, ndibuka nakoze kuri gitari bwa mbere kuri corona garu kuyicuranga nyibona nigaga mu kane primaire. Nayibonye mu rugo bayizanye gutyo gusa, nimushiki wanjye yizanye tereka ngo nimba ari umuntu w'imahari kadosimbizi. Yamaze nk'imyaka 2 aho ngo ndabyibuka natangiye kuvuga ngo ngiye kuyifata ngiye kuyicuranga ngiye mu mbere secondaire, urumva araciye imyaka 2. Nibwo nayifataga nkakina nayo nkumva bibishye kuko ufashe gitari ukajya wumva ari ibintu bibishye, kugeza aho nicaye najya ndeba muri televiziyo nkabona umuntu ari gucuranga nkarwana nuko namenya ngo ibi binafashe n'ibiki. Kugeza amagingo wenda reka ntaruke gatoya, nta myaka 2 ishize nzi amanota ncuranga uko yitwa. Nacurangaga ibintu ntazi uko byiga bitewe n'iki, uko nabibonaga byageze aho kubera kujya muri école de dimanche gusenga, none nkanga kujya mu bana kugira njye mu rusengero kureba uko bacuranga. Nabona umuntu acuranze nkamwegera nk'wase wafataga gute, akabinyereka nkifata mu mutwe nkataha mu rugo, nacaga imirongo mu ikaye nkashushanya imirya uko ari 6 nkashyiraho utudomo tw'intoki ahantu ziri. Nubwo kuntu nagiye nangira kugenda amenya amanota gake gakeya, kugeza aho ngiye ubwanjye nicaye nangira kumva ko ntacuranga indirimbo gusa, ntacuranga ibintu abantu baririmba gusa. Kuko ndabyibuka wari umunsi umwe nari nicaye, nari mfite ibibazo nicaye numva indirimbo zose, numva indirimbo za gospel numva nta kintu ziri kumarira, numva nyine ntago bari kunyura, ntago bari gufasha umutima wanjye. Numva izindi ndirimbo z'amaganya nkumva wapi, ndicara mfata gitari ndacuranga. Naracuranze mara nk'iminota 3 ndi gucuranga, nyuma zese numva ndaruhutse ubwanjye ndi kwicurangira. Nibwo natekereje nsanga burya koko rimwe na rimwe hari igihe dukenera instrumental gusa, ntidukenera indirimbo zirimo kuvugwamo amagambo. Niko kuntu natangiye kwicara nkavuga ngo nshobora gufata umwanya nkakora instrumental nkayirecordinga, nkongera nkakora indi nkayirecordinga kugira ngo menye kuzitandukanya, nshobore kubona kubwira ngo mfite instrumental 10 cyangwa zingahe, cyangwa nkaba nshobora kwicara ndi no guteganya rimwe kuzakora nka show nkatumira abantu mukaza muje kumva instrumental gusa. Muri make
kwinjira mu muziki kwanjye ni uko nguko kugeza aho byagiye bikomeza kuzamuka ngera ku rwego mbona ko nanjye bishobora kuba rushimishije. Naje gufata amasomo y'umuziki, kwihugura kugira ngo mbe nabasha kuba nasobanura ibintu ncuranga, ndetse nza kwisangamo n'impano yo kwigisha kuko nkunda kwigisha cyane. Nkunda kwigisha kuruta gucuranga kuko mu buzima bwanjye nkunda gushimishwa no kubona umuntu afite icyo yagezeho ku bwanjye, si kubw'izindi nyungu. Kubona umuntu ikintu yifuzaga kugeraho kigezeho ku bwanjye, mbere na mbere njye biranshimisha, nicyo gihembo cya mbere mba mbona kinyuze umutima wanjye. Ukuntu nisanze no mu kwigisha nigisha umuziki, muri make ni Felix mu ncamake navuga nuko ninjiye mu muziki nyarwanda cyangwa mu kuba nacuranga gitari. Yes, arakoze cyane Felix. Hari akantu avuze, aravuga ngo instrumental cyangwa incurango ishobora kuba yahindura mood urimo cyangwa se ikaba yagufasha mu bundi buryo bumwe cyangwa ubundi. Kani ndire muri Bibiliya gatoya, hari ahantu tuzi ko umwami Dawidi akiri umusore mutoya yajyaga ajya gufasha undi mwami yasimbuye witwa Sawuli, ari muri mood mbi cyangwa se yatewe babyitaga amadayimoni I think, agacuranga imyuka mibi ikamuvamo. Ndagira ngo nawe ujye ugira ibibazo bimwe cyangwa se ukumva uri muri mood mbi, ujye mu instrumental cyangwa se abantu benshi bagira uburyo bwinshi bahembukiramo cyangwa se bahindukiramo, ariko instrumental ni kimwe mu bintu bishobora kuba byagufasha kuva muri mood mbi. Hanyuma rero ndagira ngo Felix yabivuze, ntago ngiye kubigarukamo kuko ntifuza kwamamariza ikigo kimwe cyangwa ikindi, ariko uyu musore ni umuntu wize umuziki kandi ku rwego rwiza, aranawigisha, yakomeje kubivuga. Ese Felix, kuba warisanze mu muziki ukawiga ndetse ukajya no ku rwego rwo kuwigisha, hari urubyiruko rumwe ruba rukurikiranye TNM TV online cyangwa se abanyarwanda muri rusange, hari abafite impano y'umuziki batekereza ese tuzayidevelopa dute? Nk'abo bantu wabagiriye inama? Mbere na mbere gushaka niko gushobora, kandi ikintu namaze kubona mu muziki bisaba kuwuha umwanya ndetse no kumva ko uwukunze, kubera ko ni ikintu utitondeye ushobora kurambirwa. Urugero, nshobora kukubwira ngo ufashe gitari ugiye kwiga ngo do ngo bayifata gutya. Iyo ugiye kwiga gitari intoki ziba zidatandukana, noneho ugasanga mu gihe intoki zanze gutandukana ufashe iminsi 3 uri gutandukanya intoki kugira ufate inota rimwe. Muri iyo minsi 3 intoki zikakurya. Utubwira ibi bintu bizagera he? Cyangwa ikindi gihe ukiga inota ngaho ryiza iminsi 3, icyumweru za amanota 3 yonyine, uri kumva indirimbo ukumva ushaka kwicuranga, ukibaza aho byava ukahabura, ukaba ushobora kurambira. Gusa umuziki ni nka escalier nyine, ntabwo ushobora kuva ku ya mbere ngo uhite utarukira ku ya 4 wacikamo kabiri. Ugenda gake gakeya, kuko n'umwana ntabwo umwana avuga ngo uhite umuha ikijumba, nta mwana uvuga ngo yuzure ingobyi, ahera yonka gake gakeya, nibyo bituma akomera. Nawe ugenda gake gake ukihangana, ariko ukazabona umusaruro mwiza. Ikindi kintu, umuntu wumva ko yakora umuziki cyangwa kumva ko wese byaca mu yihe nzira, byava hehe, ushaka kumva ko wakwiga gucuranga, ni uburyo bwinshi bushoboka cyane, aho wenda mu gusoza biraza kuza kugerwaho, aho mushobora kuba mwambona cyangwa nababwira ubundi buryo mushobora kuba mwakoresha kugira ngo wowe wimva impano yo gucuranga ube wayizamura. Murakoze. Ndagira ngo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, twe gutinda cyane kuko hari ibintu byinshi byo gukora cyane muri uno mwaka kandi bimeze neza. Ndagira ngo Felix yongere aduha instrumental gatoya tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu.
mwabibonye cyane. Ndagira ngo ibyo byandenze. Iyi instrumental yari iryoshye cyane kandi irimo ubunyurabwenge. Ndagira ngo nshuti mwebwe mukurikirana TNM TV online, haba bari mu Rwanda cyangwa bari mu mahanga, ndagira ngo mwanezerewe cyane. Felix, ndagira nkubaze, ndibaza ntago kuba ukora instrumental cyangwa ucuranga gitari, ntago nibaza niba aricyo kintu ukora gusa mu muziki. Ndagira nkubaze, se waba ubarizwa muri bande runaka cyangwa se waba ukora umuziki mu bundi buryo butandukanye n'ubwa instrumental gusa? Murakoze cyane. Mfite bande mbamo yitwa Imfura Band n'abakeneye bande, muraza kuza nabyo kuza kubibona ubundi busobanuro cyangwa information mwabakura. Nkora muri band, ncurangamo acoustic guitar. Ubundi buryo nkora nabwo ni band, ariko nabwo iba yiciyemo ikindi gice ikora nk'uburyo bwa acoustic, kuko hari igihe ushobora kwibaza ngo mfite anniversaire cyangwa mfite ibindi birori bitandukanye, mwese ngo bande ngo ndakuraho ibyuma ngo biragenda bite, ngo biriya bintu byose mba mbona kuri stage ndabikura. Muri yo Imfura Band harimo ikindi gice gikora acoustic music, handi ushobora kuza kubona piano cyangwa guitar n'umuririmbyi gusa, nabyo bikaba bishobora kugufasha mu buryo ubyifuzamo utabanje gutekereza ngo bya bintu byose mbona ngo biraza mu rugo rwanjye. Ni muri ubwo buryo nkora. Dukora ibintu byinshi muri rusange apart from umuziki. Nabivuze ko nigisha, ndanateka. Ndateka kandi byose nabyo mubisanga mu Mfura. Havuyeho band Imfura ni ikintu kigari cyane muzagenda murushaho kumenya. Imfura musangamo bagutekera, Imfura ukeneye sound mu bukwe bwawe urayibona, Imfura ukeneye amafoto, ukeneye video urabibona, Imfura ukeneye n'inshuti urazibona. Just ubwo ni group, ntago ari group, ni umuryango munini cyane. Ukeneye n'ibyishimo bisanga mu Mfura. Rero muri make ibintu byanjye byose nge nkora bishingira mu Mfura. Murakoze cyane. Yes, arakoze cyane. Ndagira ngo tudatinze cyane kuko turimo turagana ku musozo, ndagira ngo nkwibutse ko mu ruhande rwo kudukurikirana ushobora kudusanga kuri Instagram twitwa Tropical News Magazine, cyangwa se kuri Facebook ni Tropical News Magazine. Ukaba wadufollowinga kuri Instagram ndetse ukanalikinga page yacu kuri Facebook nyuma yo gukora subscribe. Ariko ndabizi ko mudukunda kandi mudukurikirana mubikunze. Ndagira ngo Felix utange platform zawe. Wigeze kubivugaho gato uvuga ko umuntu waba akeneye kwiga umuziki cyangwa se guhugurwa cyangwa se kugirwa inama mu muziki akora ko uri ready yo kwamufasha. Ndagira ngo utange platform zawe, nimero nazo bibaye ngombwa twaza kuzishyira muri description y'ikiganiro munsi. Reka atubwire platform ziwe. Murakoze cyane. Mbere na mbere ku muntu ushaka kwiga umuziki, si ushaka kwiga umuziki gusa, nawe ukeneye kumva za instrumental navugaga, kubera ko navuze byinshi. Ari abantu babaho ndabizi, murahari benshi, uryama ukabura ibitotsi, ukumva indirimbo ukumva ziri kugusakuriza ukazizimya. Wazizimya ukumva ufite irungu cyangwa ufite n'ubwoba. Icyo gihe n'icyo uba ukeneye ni bimwe navugaga. Uburyo bwose ushobora kubibonamo, ashobora kuba njyewe cyangwa ubundi buryo. Instagram yanjye nkoresha Felix _Iwacu mu nyuguti ntoya. Nsubiremo Felix _Iwacu mu nyuguti ntoya. Wa followinga ukanyandikira, nagusubiza kuri nimero ya telefone ni please cyangwa agasaraba 25788 muraza kuza kuzibona hasi. 0788216414 Felix Iwacu. Ukeneye kwiga ushobora gutekereza ngo muri buryo bwa corona nakwiga gute. Ikoranabuhanga ryaraje, biroroha cyane kandi mu gihe gitoya cyane ukaba ushobora kuba wagera ku nziza ukibona ucuranga. Murakoze cyane. Yes, murakoze cyane inshuti mwadukurikiranye. Njye nitwa Butare official nk'ibisanzwe nkuko munzi. Ndagira ngo ngushimire ko wafashe umwanya wawe ugakurikirana TNM TV.
nkurarikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu kandi ngushimira cyane Felix wakoze cyane. Murakoze cyane, nkomeza kubashishikariza gukomeza kwirinda corona mukurikiza ingamba zose zisabwa, kwambara agapfukamunwa neza, gukaraba intoki, guhana intera, mukomeza kwirinda kandi muri Imana izabarinda nta kintu muzaba. Mwese mukurikirana TNM TV turabakunda cyane, mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao ciao.